Halo, muraho neza, ndabasuhuje inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana kuri Women in God Ministry Channel, muraho neza, muraho ni amahoro, umwami wacu Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe, natwe turi aho turashima Imana, tunejejwe n'Imana mu mitima yacu rero kuba itwemereye tukaba tubonye uyu mwanya kugira ngo nanone twongere tuganire na bene data ijambo ry'Imana, Imana yadushyize ku mutima. Ni ijambo turi busange muri Yeremiya ibice 16 ku murongo wa 5, turaza gusimbuka tuze no gusoma dusubiye inyuma ku bice 15 umurongo wa 5, ndetse tuze no kureba kuri 17 umurongo wa 7. Imana iduhana umugisha. Reka mbere yuko dusoma ijambo rero tubanze tushime Imana. Mana nziza, turagushimiye, ukwiriye amashimwe n'icyubahiro, tugushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima, kandi tugushimiye yuko uduhaye umwanya mwiza wo kugaruka gukora umurimo waduhaye. Izina ryawe rihimbazwe, icyubahiro kibi cyawe. Nsabiye umugisha umuntu wese uteze amatwi ijambo ry'Imana kuri iyi channel. Mana numushyigikire, nube mu ruhande rwe, kandi twese uduhana umugisha, uduhe kumva ndetse no kumvira, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Umurongo wa Yeremiya ibice 16 umurongo wa 5 haravuze ngo, Uwiteka avuga atya ati, ntukinjire mu nzu kandi ntukajye kuganya ngo ubaririre, kuko ubwo bwoko nabunyaze amahoro yanjye ndetse n'ineza n'imbabazi zanjye nabibakuyeho, niko Uwiteka avuga. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, iri ni ijambo Imana yabwiye Yeremiya nyuma y'uko ubwoko bw'Imana bw'Abayisiraheli bwari bumaze gusubira inyuma gukora ibyaha byinshi. Imana ngo ibahanurira ibyago, ibahanurira amakuba azababaho kubera yuko basubiye inyuma bagahindukira bakizera ibindi bitari Imana. Niyo hatubwiye ngo ubwoko ngo kandi ntukajye kuganya ngo baririre, ngo urebe ibyago biri kubabaho uganye urire ku bwabo, ngo kubera ko impamvu udakwiriye kubikora ni uko Uwiteka yabunyaze amahoro ye ndetse n'ineza n'imbabazi Imana yabagiraga, Imana yabibakuyeho. Iri jambo njyewe nawe rireba. Imana muri iri jambo yongeye kutwibutsa kudasubira inyuma, ndetse niba waranasubiye inyuma wisuzume, nanjye nisuzume, twongere tugaruke mu mwanya mwiza mu busabane bwacu n'Imana, turebe ahantu twasubiye inyuma, tuyikubita imbere, tuyisabe imbabazi, kuko ngo nibitaba gutyo ni Imana ishobora no kudukuraho imbabazi zayo, ni Imana ishobora kudukuraho amahoro yayo yari yaraduhaye kubera yuko twasubiye inyuma. Aha niho ku murongo wa 15 hatubwiye ngo, ku murongo wa 5 ngo, ninde wakugirira imbabazi Yerusalemu we, cyangwa ninde wakuborogera, cyangwa ninde wahindukira ngo agusuhuze? Uwiteka aravuga ati, waranyanze wasubiye inyuma, nicyo cyatumye nkuramburiraho ukuboko nkakurimbura. Ndarambiwe noneho guhora mbagirira imbabazi, amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, ndabinginze nanjye ninginga, reka Imana twongere kuyisaba iduhe imbaraga zo kongera kuyikunda, rwa rukundo rwinshi twayikundaga mbere tugikizwa tukiva mu byaha, kugira ngo twe kwanga Imana, tuyirutishe imirimo yacu, tuyirutishe ibyo tubamo bya buri munsi. Ibi ngibi tubamo bizashira, ariko ubusabane bwacu n'Imana ntibuzashira. Niho umuririmbyi yavuze ngo, Yesu ni inshuti nziza, ngo no mu rupfu iyo muzaba muri kumwe muzajyana. Kujyana abavuga si ikindi, ni uko hari aho ugera umwana w'umuntu, cyangwa se hari aho ugera inshuti yawe yamagara, ndetse kabone n'uwo mwararanye mu bigeragezo no mu ntambara urimo, akaba ari urugamba rwawe rwa bucece, ubanamo n'Imana yonyine, ubanamo na Yesu wenyine. Tuvuge nimba ugize ibitero by'umwuka, muri ibyo bitero ntago mama wawe azagufasha, inshuti yawe ntizabigutabaramo, umuntu wenyine ujya ugutabara ni Yesu wenyine, umuntu wenyine ujya ugutabara ni Imana yonyine. Kandi impamvu uyihamagara ikagutabara, ko hari imibanire myiza mugifitanye. Rero njyewe nawe reka twirinde yuko twasubira inyuma kugeza ubwo Imana ivuze ngo, ndarambiwe noneho guhora mbagirira imbabazi. Imana itubabarire ntiturambirwe. Rero ku murongo wa 17 umurongo wa 7 hatubwiye ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro.
kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku manywa, ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, hahirwa umuntu wiringira Uwiteka muri uru rugendo rwo muri ubu buzima, hahirwa umuntu ubonera Imana umwanya, akabana nayo, akibuka imibanire ye n'Imana, akayiha agaciro ndetse no mu bikorwa bye bya buri munsi. Hahirwa uwo muntu rero umutima we utajya wibagirwa Imana. Rero nimba njye nawe twari twarasubiye inyuma, twari duhugiye muri byinshi, iyi si dutwaje igitugu, ariko ndakwinginze ngo reka twongere gukanguka, twiringire Uwiteka ku manywa na nijoro, kuko umuntu wiringiye Imana, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntazita ku mwaka wajemo ibibazo, ahubwo ibyiringiro bye bizaguma ku Mana, ngo kandi ngo imbuto ze zizamera nk'iz'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Uko niko umuntu wiringiye Imana azamera. Mu mutima ntago azanamuka, amapfa nacana ntago azumva yumagaye mu mutima, ntago azagera kwiheba, kuko Uwiteka azamubera ibyiringiro. Aha niho kandi hari ahantu batubwira ngo ariko havumwe umuntu wiringira undi muntu. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu, kuko umuntu se waba umwiringiramo iki ko abana b'abantu duhinduka buri munsi? Ibyo wansanganye uyu munsi ushobora kutaba ari byo unsangana ejo. Ntuziringire umwana w'umuntu ngo umushyireho ibyiringiro byawe, umuhange amaso, ngo uvuge ngo aho nzagera hose nzahakesha uriya mwana w'umuntu, ahubwo amaso yawe yahange Uwiteka, umwiringire. Niba wari warasubiye inyuma, umusabe imbabazi, ugaruke mu mwanya wawe, wongere ubumwe bwawe ndetse n'ubusabane bwawe n'Imana. Mu minsi yawe yose ujye ugerageza kugira umunsi wahariye Imana, ukoreho amasengesho yo kwiyiriza ubusa, kugira ngo umuntu wawe w'imbere agire imbaraga, kuko iyo tudakora ibyo tugahora turya, umuntu wacu w'inyuma arushaho kugira imbaraga, ariko umuntu wacu w'imbere arushaho gusonza. Rero niba wiyiriza ubusa, ugafata umwanya wo gusenga ndetse no gusoma ijambo ry'Imana, uzaba ugaburira umuntu wawe w'imbere, maze umuntu wawe w'imbere agira imbaraga, kandi ubusabane bwawe n'Imana burushaho kwiyongera. Ndabakunda rero, iri ni ryo jambo umwuka w'Imana yampaye muri iki gitondo ngo ndibasangize bene data. Imana ibahe umugisha, tuzongere kubonana ubutaha. Bye bye bye.